ntugende tutabanje gusengana Imana ngo wumve n'ubuhanuzi bwawe bw'uyu munsi. Imana yo mu ijuru ikuntumyeho, Imana yo mu ijuru irashaka kuganira nawe. Icyo gicuku urimo, iryo joro urimo, ibyo byose uri kwibaza by'ibyifuzo byose ufite, Imana ikuntumyeho kugira ngo ibashe kuvugana nawe. Reka rero wumve kuri iyi tariki y'uyu munsi, iyi tariki ya 6 y'ukwezi kwa 6 umwaka wa 2025, reka uze wumve icyo Imana ivugana nawe. Imana ishimwe cyane. Niba uri kumva wumva ikinyarwanda, niba wumva ururimi rw'umwuka, turagendana. Niba uri umunyamubiri nawe utumva umwuka wera, ndasaba Imana ikumvisha urundi rurimi rw'umwuka wera nawe ubu umunyamwuka. Imana ishimwe cyane kandi Imana ikwishimire. Mwuka wera yamutangiye ubuntu kubera ko Yesu yamudusigiye nk'umufasha. Niwe rero dukoresha abasha kuza kutuganiriza. Rero ngiye tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nitwa Prophet Alex. Iyi ni Team of God TV. Ndimo ndagusaba kugira ngo ubane nanjye muri aka kanya. Rero nihuse cyane, ntizi minota mike cyane. Ntizi minota mikeya cyane. Ubundi nze dusengana Imana. Mbanze gusomera icyanditswe kigaragara mu gitabo cya 2 cy'Abami, igice cyaho cya 4 umurongo wa 7. Ubundi nze duhita dusengana Imana. Ndashaka ko dusoza ngusengera Imana igahindura amateka, igahindura ubuzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Reka twumve icyo Kristo avugana natwe kuri uyu munsi cyangwa se kuri iyi saha. Imana ishimwe cyane. Reka dusome. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana aramubwira, nawe ati, genda ugurishe ayo mavuta wishyure umwenda wawe, asigaye agutungane n'abana bawe. Imana ishimwe cyane. Uyu ni umudamu w'umupfakazi, yari afite umugabo amaze gupfa, umugabo w'umuhanuzi yari amaze gupfa. Kuko umutwe w'amagambo uratubwira ngo Eliya akiza umupfakazi umwenda yararimo. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nzi umwenda urimo ubunonaha, ariko ijambo nkuzaniye urumunsi riravuga ngo Imana iguhinduriye ubuzima. Imana ihinduye amateka yawe, Imana ihinduye ubuzima bwawe. Uyu mumama yari umupfakazi. Usomye neza kino gitabo ugakomeza hano ruguru gato ugakomeza ukahasoma, usanga ari ahantu yarababaye pe, nta nicyo kurya yari afite. Ariko umukozi w'Imana Eliya yamuciyeho. Amaze kumucaho aramusaba. Amusabye aramubwira ati, nta kintu mfite, habe na kimwe. Umumama nawe aragenda aramuririra, aramutakambira. Abantu bari baramushizeho. Mu bantu bose yari yarebye abura umuntu umuhindurira ubuzima. Mu bavukana yari yarebye abura umuntu umuhindurira ubuzima. Mu nshuti afite yari yarebye abura umuntu umuhindurira ubuzima. Mu bavandimwe n'abandi bose n'abandi basigaye, mu bo basengana, mu bo baririmbana, mu bo bakorana mu kazi, yari yarebye, arareba hose, arabareba, abura umuntu umuhindurira ubuzima. Aguma muri ubwo buzima bw'akababaro. Nawe ndimo ndakubwira ngo uyu munsi ubuzima bw'akababaro urimo, ubuzima bw'akababaro umazemo igihe kirekire, ubuzima bw'amarira umazemo igihe kirekire, ubuzima bw'uburwayi, ubuzima bwo kwambara ubusa umazemo igihe kirekire, ndimo ndakubwira ngo icyo gicuku umazemo igihe kirekire, uyu munsi kiracya, uyu munsi amanywa araboneka, uyu munsi izuba riraka, uyu munsi Yesu nawe arabasha kukugenderera. Usomye neza ino nkuru usanga Eliya yaramubajije, aramubaza ngo ese nta kintu n'iki ngiki ufite mu nzu? Umumama aramubwira, umubyeyi aramubwira ngo ngewe nta kindi kintu mfite uretse utuvuta dukeya afite mu merezo mu nzu. Eliya aramubwira ngo genda utire ibikoresho n'abaturanyi. Haleluya. Lele vosini ni yavudusta. Umva icyo nkundira Yesu yo yakugezeho. Umva icyo nkundira Yesu yo yaje. We wariyeranja ahera kuri bikeya ufite akaguhera umugisha aho ngaho, kugira ngo hatazagira ubyiyitirira yuko ari we yaguhinduriye ubuzima, kugira ngo hatazagira ubyiyitirira ko ari we yaguhaye kubaho, kugira ngo hatazagira ubyiyitirira yuko ari we yagutunze, kugira ngo hatazagira ubyiyitirira yuko yakwambitse. Yesu aguhereza umuntu w'umugisha mu buzima bwawe. Yesu aguhuze n'umuntu w'Imana mu buzima bwawe. Reka nkubwire, ubuzima bwawe impamvu bumaze imisi buraharindimuka, impamvu bumaze imisi uri ahantu ubona nawe ubwawe ukabona uri ahantu mu mwijima, mu gicuku watinzemo, nuko utarahura n'umuntu w'Imana, nuko utarahura n'ijambo ry'Imana, nuko utarahura n'agakiza k'Imana, nuko utarahura n'ineza y'Imana. Uyu munsi rero unyemerere kuri iyi tariki Imana iguhindurira ubuzima. Nshuti wowe uri mu ranyumva,
wowe urimo uranyumva, wowe urimo urandeba, nyemerera uyu munsi Imana iguhindurira ubuzima. Nyemerera uyu munsi Imana iguhindurira amateka. Imana iguhinduriye amateka, aho uvutse barabimenya. Imana iguhinduriye amateka, muri ako kazi ukora barabimenye. Imana iguhinduriye amateka, uburwayi bwawe burahunze. Imana iguhinduriye amateka ku buryo buri wese amenya yuko Imana yaguhinduriye ubuzima. Yesu ahageze Imana iguhindurira ubuzima. Yesu ahageze amadeni arahunga. Yesu ahageze umushahara udahagije uriyongera. Yesu ahageze ubuzima burahinduka. Rero Soni ni avudistai. Unyemerere rero dusengane Imana. Nakubwiye ngo ntabwo ndi bugutindire. Wowe urimo uranyumva, nawe urimo urandeba, uyu munsi unyemerere gusengera Imana. Imana ibashe kuguhindurira ubuzima nkuko yahinduriye ubuzima uno mupfakazi. Yaragiye atira ibibindi, atira ibikoresho byose n'amadomoro n'ibiki byose yabishyizemo. Nimvuga ikibindi, wowe urumva ibindi bintu byose. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi saha muri uyu mwaka nta konti ugira. Ni nubwo unayifite yabaye inactive, yarasinziriye kubera nta kintu kibitsaho. Ariko myemerere uyu munsi Imana igira ibintu icyaha mu buzima bwawe, igira ibintu imira, ubundi iguhereze n'ibindi bintu by'umugisha. Uyu munsi ubuzima bwawe buhinduke ku buryo abagusekaga, abagukobaga, abanzi bawe bakureberaga ku musozi bakagufata uko utari, bakagufata ko udakijijwe, bakagufata ko utavuganye n'Imana kandi ubizi neza kubitsa amasezerano y'Imana. Uyu munsi rero sasa biramenyekanye. Uyu munsi Imana ihinduye amateka yawe. Uyu munsi Imana ihinduye ubuzima bwawe. Unyemerere buno buhanuzi bukugereho. Unyemerere rino jambo ry'Imana rikugereho. Imana ihindura amateka yawe. Uyu munsi amateka yawe arahinduka. Erega ntabwo wasazira muri ako kazi ko mu rugo. Erega ntabwo wasazira muri uko tuzi duciriritse. Erega ntabwo wasazira muri ubwo bukode. Erega ntabwo wasazira muri ubwo bukobwa. Erega ntabwo wasazira muri ubwo busore. Erega ntabwo wasazira muri ubwo bupfubyi cyangwa se ubupfakazi. Yesu uyu munsi arahindura ubuzima bwawe. Iyi ni itariki yo guhindurirwa amateka. Iyi ni itariki yo guhindurirwa ubuzima. Erega nawe waba umukoresha, bijya bishoboka ko nawe waba umukoresha, bijya bishoboka ko nawe hari ikintu Imana yakora mu buzima bwawe. Uyu munsi izina ryawe rigahinduka. Yesu yiteguye ko Imana iguhindurira ubuzima. Nyemerera wowe urimo uranyumva dusengane Imana, urimo urandeba dusengane Imana. Imana iguhindurira ubuzima aho ukora. Imana iguhindurira ubuzima aho uri. Imana iguhindurira ubuzima aho uvuka. Imana iguhindurira ubuzima agace utuyemo. Imana iguhindurira ubuzima ku musozi wose uri imbere yawe. Lerevo Soni ni avudistai tokererevo mini destai. Imana iguhindurira ubuzima. Nyemerera dusengane Imana. Reka ngusengera Imana. Imana irema amashimwe kuri wowe. Ejo uzagaruka uri gushima Imana. Ejo uzagaruka uri kuvuga imirimo y'Imana. Ejo uzagaruka uri kuvuga amaboko y'Imana. Ejo uzagaruka uri kuvuga ibitangaza by'Imana. Ejo uzagaruka uri kuvuga ineza y'Imana. Ejo uzagaruka uri kuvuga gutabara kw'Imana. Ejo uzagaruka uri kuvuga agakiza k'Imana. Imana iguhinduriye ubuzima. Iguhinduriye ubuzima, buri kimwe cyose wari ufite kirahindutse. Nyemerera wakire buno buhanuzi bw'uyu munsi kuri itariki. Reka dusengane Imana. Reka ngusengera Imana. Reka nkwaturira hano no magambo. Data twese uri mu ijuru, mu izina ryawe gera Kristo. Mwami Yesu, hindura ubuzima bw'uyu mukobwa uri kundeba. Hindura ubuzima bw'uyu musore uri murandeba. Hindura ubuzima bw'uyu mubyeyi uri kunyumva. Hindura ubuzima bw'uyu mupapa uri maranyumva. Hindura ubuzima Mwami Imana bw'aba bakobwa babyariye iwabo babaye iciro ry'imigani. Hindura ubuzima bw'aba barwayi. Hindura ubuzima bw'aba bantu bashonje. Hindura ubuzima bw'aba bantu badakijijwe. Bahindurira ubuzima Mwami Imana, ubuzima ubashe kubuhindura. Urakoze Data kuvuganye nanjye. Urakoze Mwami Imana ko hari tugiye gukora ku muntu wese yakwizeye ndetse akanakumva. Satani nta mpuhwe ajya agira. Satani nta mpuhwe ajya agira. Isi irimo irabaga nta kinya Yesu. Isi irimo irabaga nta kinya. Hindura amateka y'abari kukumva y'abakwiringiye. Data uvuganye nanjye ko imfubyi ugiye kuzifasha. Uvuganye nanjye ko ugiye gutanga akazi Mwami Imana ku bakabuze. Ubu udafite uwawe ntabwo wapfa kubona akazi. Ubu udafite amaboko agusunika ntabwo wapfa kubona akazi. Ariko Data nk'uko wahinduye ubuzima bw'uyu mupfakazi ukamwishyurira imyenda yari afite,
ndasengera uyu muntu wese afite amadeni, ndasengera uyu muntu wese afite imyenda, ndasengera uyu muntu wese ababaye, ndasengera uyu muntu wese ari mu gicucu cy'umwijima. Basha kumugirira neza, ubashe kumurengera. Kandi Mwami Imana, igitinyiro cyawe n'imbabazi zawe n'imbaraga zawe nibibashe gushakara kuri buri wese wumvishije buno buhanuzi. Umuremera amashimwe, ineza yawe ize yerekane, urukundo rwawe ruze rwiyerekane. Urakoze Data, ndagushimiye, mbisabye nizeye mu izina ryawe gera Kristo, amen. Imana ishimwe cyane. Shuti, Imana iguhinduriye ubuzima uyu munsi. Uyu munsi ubuzima bwawe burahindutse. Uyu munsi kongereye agaciro mu kazi kawe wakoraga. Uyu munsi kongereye agaciro mu muryango. Uyu munsi ikongereye igitinyiro ndetse n'igikundiro. Uyu munsi gukuye ivata mu kanwa, nawe ugiye kuvuga byemere. Uyu munsi kwicaritse ku ntebe y'abakomeye. Uyu munsi Imana ikwicarikanye n'abakomeye. Uyu munsi Imana ikuyeho izo nzandiko zikurega. Uyu munsi Imana ihinduye ubuzima bwawe. Nyemerera rero, niba wumvise buno buhanuzi, ngusaba akantu gatoya. Ndagusaba kugira ngo ujye muri comment wandike ijambo rivuga ngo Mana mpindurira ubuzima, Mana mpindurira amateka. Ijambo riri bugushobokere. Niba uri umunyamwuka, wowe ujye muri comment ubyandikemo ati Mana mpindurira ubuzima, mpindurira amateka, nkura muri iki kibaya ndimo, nkura muri uyu mwijima ndimo. Byandike ubyature, Satani ntakuriganye, ugende ubyatuye. Ubundi ukande like, share ndetse na comment. Imana iguhana umugisha. Kandi ndashaka yuko niba utarakanze subscribe, nawe uyikande hano kuri Team of God TV. Ubundi tujye tugaruka tuje mu buhanuzi bw'umunsi, cyangwa se tuje kumva icyo Kristo avugana natwe. Turasubira rero mu kanya muri video iri bukurikire. Imana iguha umugisha. Ndagukunda cyane. Shalom, shalom.